waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'igihugu, nabonye ibitambo byinshi bitanzwe, babonye iyerekwa ry'aya mezi abiri. Ntabwo ibintu nkubwiye ari ibintu ntekereje mu mutwe ngiye kuguhereza, ahubwo nabigiriwe ubuntu bwo kubona iyerekwa ry'aya mezi abiri. Aya mezi abiri nasanze atari amezi yoroshye, mbona impfu nyinshi, mbona ibitambo byinshi biratanzwe, mbona amarira menshi, ko nabonye ibitambo byinshi bitanzwe. Gereza irafunguye, abantu benshi bari kwinjira muri gereza, bapasiteri benshi bari gufungwa, bahanuzi benshi barafunzwe, mu bahanzi benshi barafunzwe. Yes, reka tubasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho Merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abe mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ngo usabe umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu nafashe urugendo njya kureba umupasiteri, umuhanuzi. Izo mpano kuko ari nyinshi akenshi tuzikubira mu mpano nkuru ariyo pastor. Amen. Pastor uraho? Yego ndaho neza. Imana irakurinze. Irandinze. Nje biragoye kuvuga amazina y'umushumba n'ubundi urivuga. Yego. Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri ya Delphine Utuje, niyo mazina yanjye. Twe duherukanye kera bambe, nari mbakumbuye nanjye naje. Twe duherukanye ku gihe cyane cyo kwimikwa, Concorde cyageneye nasenze umunsi wa mbere mu materaniro. Kabisa. Byancanze byanyobeye. Pastor, reka tuze ko gakwisubira mu bazi dusengere tutaza kwiyobora ugango dusaba Imana bariza kubana natwe muri iki kiganiro. Yego. Mana data wa twese, uwera wa Isirayeli, ushoboye byose, witwa ndiho, ubereye mwiza bagutegereje. Aya masaha tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo, tugiye kwinjira mu kiganiro, ubane natwe, turinde umwanzi kirogoya, turinde shitani, turamwanze mu izina rya Yesu Kristo. Reka ineza yawe n'amahoro yawe bituyobore mu izina rya Yesu. Amen. Ndi mu bantu bagize umugisha nakira umupasiteri w'umumama, ubundi kare ndimo gusoma uvuga ngo mu Cyongereza nta femine y'umupasiteri baho, bose bavuga pastor. Cyangwa ukongeraho female pastor. Pasiteri. Yego. Pasiteri ntabwo ni pastor gusa. Mu Cyongereza. Noneho tugeze mu Gifaransa undi bavuga pasiteri, yari umumama bongeraho inyuma bikaba pasiteri. Yego. Ubwo rero ni njyagiriwe umugisha wo kwakira pastor bwa mbere amaze icyumweru y'imitwe. Nono ari nabwo bwa mbere nakiri umupasiteri w'umumama. Abantu bo baragukunze, niyo mpamvu nanjye nagarutse kugira ngo twiganire. Narabibonye cyane, nanjye narabakunze. Yego. Yego. Hari abambwiye bati baguhamagaye, uzi ikintu bambwiye kimwe cyanshimishije ko ntabwo wabariye sine. Oya, baramamagaye nkabitaba tugasenga. Yego. Kuko niba ari ikintu nanga umuntu gukurya sine birababaza cyane. Sinakubwiye nanjye umuntu nahamagaye ndwaje, nanjye cyayanga kunyitaba. Birababaza cyane kabisa. Kwandikira umuntu message cyane WhatsApp noneho ukabona ko yasonze ntagusubiza. Birababaza cyane. Biraryana cyane pe. Hari ibintu twe twaganiye uko umwanga ufitiye amatsiko utarakora, harimo gusezera rya kugira. Ubu se umaze kubikora gutubwira uko byari bimeze? Ndacyafite amatsiko. Ndacyafite amatsiko, ariko nk'ubu ngubu urabona amazi iminsi buriya. Ndi kumara iminsi mu pasiteri, nari nka cyagiye bwa mbere nagiye mu rusengero. Kambabwira wenda batarabikurikiranye namwe mu bimenye. Ibyo wabisubiyemo ubundi. Nagiye mu rusengero ku munsi wa mbere mu materaniro. Ngeze mu materaniro nicaye imbere, umwanya w'ijambo hageze barambwira ati reka twakire pasiteri wacu mu byubahiro byinshi, ahaguruka dukomera Imana amashyi. Ndakomeza ndicara. Umunota urashira nicaye, abandi bari gukoma amashyi cyane ati pasiteri wacu, pasiteri wacu. Mwarimu arambwira ati ariko se bari kubwira. Rero njye narimenyeye kuvuga ati mureke twakire umukozi w'Imana atugeze ijambo ry'Imana. Umunsi wa mbere byaranshanze nicaye imbere sinahaguruka. Wenda nibikunda kundi minsi turi mu materaniro
Concorde tukaba turi kumwe nawe azaba hari abereka uko biba byifashe. Kabisa. Ubu maze kumenyera noneho hamwe bajyaga bavuga mureke pasiteri wacu wahaguruke Ntubyakire. nkareba umushumba mukuru simbyakira ari ikintu kikubaho ntucyakire mu mutima wawe. Hari n'igitangaza Imana igukora ntucyakire niwiyumvishe ko nawe bikubereye. Niko byangendekeye. Ariko ubu ngubu ndimo kubyakira nkakira ishimwe ry'Imana bavuga pasiteri abwaye n'undi nkumva ko ari njye barimo kuvuga. Yego. Yari ikintu kikubaho kumva kucyakira nyine byakurenze pe. Cyane. Abugeza nkandi akanyenyera nyoreza 500. Ari menshi. Noneho antunguye pe. Nari nzi ko nawe afite ibibazo ariko bitewe n'ukuntu ankunda nanjye mubwiye ibyo mfite mbona kanza akanyenyeri 500. Kuyasoma birakunanira. Narebye namaze nk'iminota ingahe nzi ko ari 50 kuko numvaga ko 500 yo ari urundi rwego nuko numvaga ko 500 bitashoboka rero. Nawe rero Imana niba yakubyaga iti nzakugira pasiteri nawe ugashaka inzira bizacamo ukabona bigoye. Iyo byaje nyine yagitinda kubyakira birakunanira. Ko hataba mama wanigira umutima mwiza nje bishobotse nakwigira abamama ba pasiteri gusa. Ntabwo ari bose. Oya abenshi cyane tugira imitima myiza. Nanjye ngira umutima mwiza ngira n'impuhwe cyane niyo mpamvu mba naje. No kuri pe. Ariko barakwimuye ngo ntabwo gikorera iwacu Bugoyi di. Oya ntabwo nyikorera i Bugoyi. Ubu ndi Musanze. Duha adresse neza uvuga ngo tuzaze guterana. Urusengero niyo ndi kuvuga adresse yo ku rusengero. Ubu ndi Musanze nyoboye ahitwa mu Kinigi. Yego. Mu Kinigi niho nagiye hafi n'isoko. Niho nyoboye. Okay. Yego naje hafi. Ubwo bari Musanze murararitswe ni hafi mu Kinigi. Wageze mu Kinigi ku isoko ukahabaza ati rusengero uri hafi n'isoko n'uruhu ubundi bahita barukwereka ati n'urwo. N'ubundi ni ku muhanda nk'uko bisanzwe. Yego. Ubuse ko niyemeye ngo nzagusura kuri Pfunda nagiye gusura mama ubwo mu Kinigi bizakunda. Uyu uzansura. Uzansura nta kibazo. Gusa ubundi ntuye mu Cyuve muri Cyuve ubwo gutega ka n'akamoto wahageze. Nzajya gutega kwasiteri damfite agakarita ko gukoza. Yego. Niko nzatega ubundi nze ngusure. Ahandi se umurimo w'Imana byifashe biti? Umurimo w'Imana umeze neza uri kugenda. Ntabwo gusa ibisitaza byabura ariko umurimo w'Imana uri kugenda pe. Yego. Ibisitaza ntabwo byabura turi muri urugendo. Ntabwo byabura. Ariko umuntu muhuru ugasanga aravuze ati ndakwanze kandi nta n'ikintu mwigeze muvugana ariko tugomba kubyihanganira nk'abakozi b'Imana. Ni ukuri cyane. Tubitariki 11 z'ukwezi kwa 11 2025 turi gusoza umwaka 2025 yakubereye ite? Ni imvange urabona nibwo napfushijemo umwana. Byari bibabaje ariko niho nimitswemo. Urumva zari imvange ntabwo byari biryoshye cyane nubwo byari bibishye. Yego. Icyo dukunda kukivuga yuko aba bakristo baba nabo twita abapagani ibibi ni byiza bitugeraho. Icyakora icy'abakristo turusha abandi tugira kwihangana. Ni ukwihangana. Gusa wenda uramwaka utaha uzatubera imfura y'indi myaka twahuye nayo. Uzaturinde kuba imvange tuvuga ati uyu mwaka none umbereye mwiza pe. Ariko uyu mwaka utararangira abana dusigaje amezi 2. Hari ikintu nashishikariza abantu badukurikiye. Aya mezi 2 ntabwo ari amezi yoroshye. Ntabwo ari amezi aryoshye. Aya mezi 2 ntabwo ari amezi yo gusekamo. Ntabwo ari amezi yo kureka Imana uvuga ati none umwaka ndawurangije kanjye guserebura ibintu nk'ibyo. Aya mezi 2 ngiye nagiriwe ubuntu no mbese nabyita ubuntu n'amahirwe. Nabonye iyerekwa ry'aya mezi 2. Ntabwo ibintu nkubwiye ari ibintu nekereje mu mutwe ngiye kuguhereza ahubwo nayibigira ubuntu bwo kubona iyerekwa ry'aya mezi 2. Aya mezi 2 nasanze atari amezi yoroshye. Mbona impfu nyinshi
mbona ibitambo byinshi biratanzwe, mbona amarira menshi, mbona abantu benshi bari mu gahinda. Bishatse kuvuga iki? Aya meza birasigaye. Mbabarira ahantu uri, wegera Imana. Mbabarira ahantu uri, byo wari urimo bitagenda neza ubihindure. Mbabarira ahantu uri, uhindukirire Imana, uyibwire ngo ibi bitambo bigiye gutangwa muri aya meza abiri, ngewe ndakwegeye, nshyiraho uburinzi, nshyiraho amaraso yawe, nshyiraho ikimenyetso cyawe. Aya meza abiri nivanze nawe, aya meza abiri niyanduje ubumana, aya meza abiri ibiza bimiga bihure nawe. Ngushize imbere muri byose, mu bana banjye ngushize imbere, imbere y'umutware wanjye ni wowe urahabanza, imbere y'inshuti zanjye aba ari wowe ubanza imbere, mbese muri byose habanzeho Kristo. Bitambo shitani yagambiriye gutanga nibiza bihure na Yesu. Wowe ubure bisange hari pirate, bize biri guhura na Yesu. Kuko nabonye ibitambo byinshi bitanzwe, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'igihugu, nabonye ibitambo byinshi bitanzwe, abantu benshi bari kurira. Ariko hari n'ikindi kintu naje kubona, mbona gereza irafunguye ku bantu benshi muri aya meza abiri. Mbona gereza irafunguye, abantu benshi bari kwinjira muri gereza, bapasiteri benshi bari gufungwa, bahanuzi benshi barafunzwe, mu bahanzi benshi barafunzwe. Mbwira Imana ngo ibi bintu ko bikomeye cyane, ko biteye agahinda. Mbwira Imana ngo nanjye nari mpagaze, ariko mfata unkomeze nagwa muri aya mezi, kuko aya mezi aratambuka umuhanga. Nimba ukijijwe kizwa bimenyekane, nimba upaganye pagana bimenyekane. Mbese kankubwira aya mezi abiri aratambuka umuhanga. Bahanuzi twahanuraga kenshi turi abasambanyi, benshi umuhanuzi akaza kuri kamera n'umusinzi. Nimba uri umusinzi jya mu kabare bimenyekane, wifatanye ibintu bibiri. Nimba ni pasiteri ninyizwa bimenyekane, ariko tureke imirimo ibiri. Aya mezi ntabwo ari amezi yoroshye, ariko kubasenza Imana bakabibamo neza. Aya ni amezi y'ubutabazi, aya ni amezi y'ubutabazi, aya ni amezi y'ibisubizo. Waba udukurikiranye ufite uburwayi bwanze gukira, ariko nimba warabibayemo neza ukirinda kujya mu bapfumu, aya ni amezi yo kwakira gukira. Aya ni amezi yo kwakira ubutabazi buvuye ku Mana. Aya ni amezi yo guseka ku bantu babibayemo neza, ku bakobwa babibayemo neza. Aya ni amezi yo gushyingirwa. Kankubwira impamvu ari amezi y'ubutabazi ku bantu babibayemo neza. Imana yarakubwiye ngo uyu mwaka izakwiyereka, uyu mwaka utararangira, kandi dusigaje amezi abiri. Bishatse kuvuga iki? Niyo mezi yo gusubirizwamo kwawe, niyo mezi yo gusekamo kwawe. Nimba Imana yarakubwiye ngo izagutabara uyu mwaka utararangira, kankubwire nimba wibitseho nzayimana, nje kugutangariza ko aya ariyo mezi yo gutabarwamo kwawe. Mani zidusange kandi Imana ubwire. Ejo bundi shitani yaranganirije. Satani? Nge nkunda kumwita shitani. Shitani. Naganiriye na Satani mwira minsi. Raza aranganiriza tugirana ikiganiro. Wakumva ngo twaganiye ibiki? Nge ndumiwe. Nzi ko muganira n'Imana mutaganira na Satani. Satani twaraganiriye, araza aranganiriza, arambwira atari ko mama cyomo. Satani nawe bakuzi sinkubeshye, sorimo kunyita pasiteri. Araza arambwira atari ko mama cyomo, kankubwire ubonye ibyo nkoze, ubonye ikigeragezo maze kukwicazamo, ukomeje gusenga nta soni ufite. Ati nimba ufite ubwenge wabivamo, kuko nta terambere uzabona, nta n'ahantu uzagera. Satani aranganiriza mutega amatwi, rakomeza aranganiriza mu mutima, tumva nkubwire nta hantu uzagera, ntabwo biriya bizemera, ntabwo bizakunda. Mbese Satani araza ncinege mu mutima cyane. Satani amaze kunganiriza, mbaza ngo namusubije ngo iki? Twagiranye umwanya nk'iminota hari 5 mu cyumba. Arige Satani akuganiriza ukabyuka wikarumye warakaye, gusenga sinzongera gusenga. Nuko shitani yakuganirije, mwagiranye ikiganiro kinini. Ari igihe ubyuka uri kuganira na Satani wa mugabo we, ukavuga ati uyu munsi umugore ndamuca inyuma. Nuko Satani mwabyutse muri kuganira. Hari igihe ubyuka ukavuga ati uyu munsi ndabyukira mu kabari. Nuko Satani mwagiranye ikiganiro arakwemeza, ukumva umwanzuro wawe ufashe. Satani twaraganiriye, tumaze kuganira ngiye tugana ari kunca intege, anyumvisha ko ubuzima bwanjye butara
butazaba bwiza, anyumvisha ko nazatera imbere. Satani ndamubwira tumva Satani nkubwire, nahondi ntabwo narinzi ko nzahagera, nahondi nta ruhare wabigizemo. Icyo nzi cy'Imana niringiye ikurusha imbaraga n'inyamaboko. Imana nizeye naho yakubabaza ikugarukaho. Satani we, ikiganiro twa dufitanye rekera aho ngaho, kuko ibyo uri muri kwiruhiriza ubusa. Nyiri muri iyi si ntabwo ibimiga bizabura, nyiri muri iyi si ntabwo uzabura kundasaho, ariko Imana niringiye, Imana nizeye, ndayizeye kukurusha. Imana nizeye sizanengwa. Kuva icyo gihe kankubwire, uza amavuta ndimo ndabibona pe. Satani namwicomokoyeho, yaranganirije, yaraje kambabwira aka kantu, araza arambwira ati ariko wakuyemo imyenda. Ne nambaye ishati n'ijipo, ariko wakuyemo ishati. Oya, yarahereye ku mutwe, wakuyemo igitambaro, nyikuramo igitambara, nyikuramo, natangira nishima mu mutwe. Ariko wakuyemo n'ishati ukisohokera. Ndamubwira ati namenye amayere yawe, singomba gusara, namenye uko ukora. Satani nakuvumbuye. Kankubwira wa mukobwa dukurikiye, hari shitani afite aba agenti. Satani afite aba agenti, arigesha ari mukunda, nari umu agenti wa shitani. Ari uwo kukujyana mu busambanyi, ari uwo no kujyana muri buwate, nakeneye ubukwe, nakeneye ko mubana. Icyo mukore ku mu agenti wa shitani. Afite kutaza nka kuganiriza nk'uko yansanze, agakoresha umu agenti we. Hari abahanuzi b'aba agenti ba shitani bakubwira ngo ndagusengera ariko umanje wakanda akanyenyeri. Icyo mukore kuri uwo mu agenti wa shitani. Ari umu agenti wa shitani w'umupasiteri ukubwira ngo ntabwo uzasubizwa, ngo manzi utange igitambo cya miliyoni. Icyo mukore kuri uwo mu agenti wa shitani. Bakubwira gute ko bitezemera? Usubije amaso inyuma, aho uri wari uzi kuzahagera. Usubije amaso inyuma mbabara umbwire, wari uzi ko urwa ruguza rumaramo imyaka 2. Usubije amaso inyuma wari uzi kuzashaka, usubije amaso inyuma wari uzi kuzabyara. Mbabara wicomokore kuri Satani uri kukuganiriza muri iyi minsi. Nukuri kankubwira Satani nakakuganirize ngo wumve ibyo akubwiye, aragushuka. Iyo Satani amaze kukuganiriza araguhururiza. Satani akubwira kujya kwiba, akabiguteramo pe, ukumva kujya kwiba nibyo pe. Kombwa ati Satani ibyo mbwiye nibyo, kanje kubikora, kanje kwiba. Wamara kugira agahita guhururiza bakagufunga. Mbabarira Satani nongeye kukuganiriza guhera uyu munsi. Satani akubwira kujya gusambana, mwicomokoreho. Satani akubwira kujya mu kabare, mwicomokoreho. Mbabarira uyu munsi nkuzana ijambo rikubwira kwicomokora kuri shitani. Icomokore. Numara kwicomokora ubwira Yesu, mwira minsi Satani yaranganirije, cyangwa umu agenti wa shitani yaraje aranganiriza tuma njya mu bapfumu, ariko noneho mbabarira ndahindukiye. Zira Satani yanjyanyemo nzivuyemo, ndahindukiye, sinzongera kumwumvira. Satani arimo kumbwira gushaka divorce, ariko ndahindukiye, sindongera kumwumvira. Satani ibyo yanganirishaga, ndahindukiye, sinzongera. Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Kadusome Nahumu ibice 2. Nahumu ibice 2 umurongo wa 1. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe, komeza ibirori byawe byera. Higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe ukundi, yatsembweho pe. Kadusubiremo. Amen. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sinzi impamvu ndi kumva mfashijwe. Nanjye pe. Ndafashijwe pe. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, mbabarira hari Yuda. Uhashira izina ryawe. Concorde we. Hari Yuda y'amasaha ashira izina ryawe. Ngo Yuda we, komeza ibirori byawe byera. Higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe ukundi, yatsembweho pe. Haleluya. Amen.
dore mu mpinga z'imisozi amaguru uzanye inkuru nziza, kamamaza iby'amahoro, maze igihe kirekire mu gahinda gakomeye, ariko dore mu mpinga z'imisozi maguru uzanye inkuru nziza, kamamaza iby'amahoro, nawe ukongera guseka, nawe ukongera kunezerwa, ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera. Nimba uri gukizwa guma muri uwo murongo, nimba uri gutanga icya 10 guma muri uwo murongo, nimba uri kubwiriza neza guma muri uwo murongo, kuko umunyabibi yatsembweho pe, ntabwo azongera kunyuriwaho ukundi. Yameze akubera y'ubutabazi, yameze akubera ayo gutsembwa kwa shitani ku buzima bwawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom. Amen. Amen. Umva aho hantu hari Yuda, urese ahashyire izina rye, yumve yuko hari uzanye. Ko yewe Delphine we komera cyane, yewe konkarude we kunyabibi yatsembweho pe. Imana ishimwe, ndafashijwe. Komera cyane. Ndafashijwe. Nkuru y'iby'amahoro. Eka nsubiremo neza, ari igihe yewe we hari komera cyane. Ninga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Mana ishimwe. Konkarude we komera, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyuri wawe, yatsembweho pe. Wakuroze yakuroze icyo gihe, bakuvuze icyo gihe, ariko ngo noneho yatsembweho pe y'Imana ndayitinya. Bashize akadomo, nyuma yo gushira akadomo, nta mwana w'umuntu watera iki amahane. Mana ishimwe, ihimbazwe. Ndafashijwe nanjye pe, ndafashijwe. Umva dukomere, haba igihe rati ibiganiro rata pastor, nanjye ntangiriye icano, abantu barambiye hagati se uzabona content, bona abagenti ba Satani icyana barakuganirije. Umango nge Satani yanganirije anyuze mu bagenti be, ati se urabona uzabona content, ateze wabireka. Umva ati se wabireka wabona cano uzabona content ku buryo uganiriza abantu. Ariko nshima Imana wazo bicomokoraho ikiganiro abantu barakireba bagafashwa. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ntangira gufashwa gutya turi kuganira, nabandi ku mashini ndi kweditinga, abandi gufashwa. Mana ishimwe, haleluya. Yego ndongera nkakireba, Imana ishimwe. Narangiza nkagira ute ngakomera. Nukuri Imana ishimwe. Cyo gerata nari maze umwaka nicaye mu rugo, Imana ishimwe, mba mu rugo ntafite ahantu ho kujya. Haleluya. Ariko ubu naje nagusuye, turiganiriye, umunyamabi, umucuraguzi, haleluya, nonaha pe. Imana ishimwe pe y'Uwiteka. Eka twisoreze, ubundi abantu basojeje bakiri mu mavuta ni nabyo byiza. Eka dusoze n'ubundi ibiganiro byacu ntakagaruka, nzagaruka ngusura twongeye twivugira imbaraga z'Imana. Ugiye gukora ibintu bibiri, icyambere ni ugutanga nimero kugira ngo n'ubundi ufashijwe nkanjye azaguhamagare muganire amagambo akurimo uyamubwire afashwe. Icyanyuma ni ukudusengera dusoza nk'umutambyi. Yego. 079 3 1 2 4 2 8 5 079 3 1 2 4 2 8 5 iri kuri WhatsApp. Mani duhereze umugisha. Mana mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli, nsabiye ubwoko bwa umugisha, bari bacitse intege ongera ubagarure, bari bavuye mu byizerwa ongera ubagarure. Dusanze neza ko wowe utarakara nk'abana b'abantu, dusanze wowe kugera impuhwe, dusobanukiwe uburemere bw'imbaraga zawe. Tukimara kwiyanduza ukatubabarira, uhise utubwira ngo umunyabibi yatsembweho pe. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Tukweretse abarwayi badukurikiranye ngo utange ubuzima. Manura ubuzima bw'ubu bwoko ngo nibwongere bubeho. Manura ubuzima bw'abakobwa ngo nibwongere bubeho. Manura ubuzima bw'abagabo n'abasore ngo nibwongere bubeho. Ineza yawe n'amahoro yawe akomeza abe muri twebwe. Gukora kwawe kubane natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen.